ikaze mu kiganiro cy'umwihariko dusangira ijambo ariko ikiganiro giye kugaruka ku uburezi bw'u Rwanda, uburezi bw'abana b'u Rwanda. Hashize igihe gito umwaka w'amashuri 2025-2026 usojwe. Iyo ugiye kubyerekeye uburezi, ubu abanyeshuri bari mu biruhuko. Ese ibyo biruhuko abanyeshuri barimo ibikorwa by'uburezi nabyo biri mu kiruhuko. Nicyo umuntu yahita yibaza, ese umwaka utaha wamaze no gutangarizwa igihe uzatangirira tariki ya 7 Nzeri uyu mwaka, uduhishiye iki? Ese ababyeyi bitegure bate, abanyeshuri bitegure bate, n'abandi bose bafite aho bahuriye n'uburezi bitegura uwo mwaka w'amashuri gute? Muri studio rero tuhaye ikaze nyakubahwa Minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana, tubaha ikaze. Akoze. Nari ntangiye mvuga iby'umwaka w'amashuri ushize, turi mu kiruhuko, ariko badakurikira hafi uburezi cyangwa se yewe n'abanyeshuri n'abarimu bashobora kuba bahuze kubera gutekereza umwaka w'amashuri utaha, ntibibuke ishusho, ntibibuke bimwe mu byaranze umwaka w'amashuri. Nka Minisitiri w'uburezi, ishusho y'uriya mwaka muyisobanura gute? Murakoze. Reka nanjye mboneraho gusuhuza abadukurikiye muri iki kiganiro tuganira ku burezi. Nk'uko mubivuze, umwaka w'amashuri 2025-2026 urashoje, ndetse n'ibizamini bya leta byarangiye hashize icyumweru birangiye. Bivuga rero ko ubu turakusanya amakuru na data kugira ngo turebe uko byagenze. Ariko mu ncamake hari ibyo twari twashyizeho nk'impinduka zatangiye uyu mwaka ushize. Tukaba dufite ibyo bita anecdotal data, bitubwereka hano hirya uko byagiye bigenda, ariko turashaka kubanza gukusanya amakuru yose kugira ngo dushobore kubaha imibare ikwiye kandi itanga uko uburezi bumeze. Ariko nanone hari assessment tugenda dukora, hari nka LARS cyangwa se Learning Achievement in Rwandan Schools, ireba muri rusange uko duhagaze. Iyi ngiyi sinzi bamubyibuka ko hashize nk'amezi 2 utangaje ibyavuye muri assessment. Rero rikaba hari ishusho yatweretse aho tuhagaze, ndetse akaba ari nabyo twashingiyeho mu mpinduka tuzashyiraho umwaka utaha kugira ngo turusheho gukora neza urebye n'ibyo twabonye. Ahanini kuba batakurikiye yenda ayo makuru, iyi LARS ireba mu buryo rusange ikavuga ati se uburezi buhagaze bute. Iyi rero yibanda ku mashuri abanza n'ayisumbuye, nibyo ireba. Muri ibyo byiciro ikareba ese abana biga bate mu Cyongereza, mu Kinyarwanda, mu mibare no muri sciences. Urebye cyane cyane mu Kinyarwanda n'Icyongereza, aho ngaho niho dufite n'urugendo rukomeye, kuko urasanga abana basoma amagambo uko akurikiranye ariko rutonde, cyangwa se akubiye mu nyandiko nini bagasoma neza ahanini, ariko wasesengura ukababaza niba bumvise ibyo basomye ugasanga atari ko bimeze. Mu Kinyarwanda ibice 100% ashoboye gusoma nk'uko bikwiriye, ariko wababaza ugasanga 44% ari bumva ibyo basoma. Wajya mu Cyongereza bagasoma neza amagambo bagera kuri 63%, ariko wasesengura ugasanga 24% ari bo bonyine bumvise ibyo basomye. Ibi rero biduteye impungenge. Biteye impungenge kuko iyo umwana asomye ntiyumve ibyo yasomye, no mu yandi masomo ntabwo akora neza. Ibi rero akaba ari naho dushaka nyine gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo tubikemure. Ibi rero ni ibintu bimwe na bimwe tugenda tubona tukarushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo bintu bikemure. Ariko hari ibyo twakoze nabyo byatangiye gutanga umusaruro. Nk'ubu turebye muri bya bindi statistical yearbook ireba umwaka washize, uwo mwaka ubanjirije uyu nguyu, twabonye yuko gusubiramo repetition cyane cyane mu bice byo hasi, mu wa mbere, wa kabiri, wa gatatu wa primaire byaragabanutse kuri % 10
yavuye kuri 30 bijya kuri 20 cyane cyane mu wa mbere. Aha rero biratwereka ko ibyo twagiye dukora dushyiramo imbaraga bitangiye gutanga umusaruro. Ubwo rero tutegereje kubona uko twakoze uyu mwaka ushize kugira ngo turebe niba twarashujeho kugabanya, kuko iyo ugabanyije ibi ngibi abana barangiza bafite ubumenyi bakeneye kugira ngo bakomeze bubakireho no mu mashuri yisumbuye. Ngira ngo warukomeje ku bushakashatsi mwamuritse bwa LARS, uretse no mu ndimi ngo bwerekana n'indi mibare myinshi, ariko suri ya mwaka gusa mwarebaga. Ndagira ngo mutubwire, nari nabikomojeho, abanyeshuri bari mu kiruhuko n'abarimu bari mu kiruhuko, ariko umuntu yakwibaza ese systeme y'uburezi nayo iri mu kiruhuko iyo umwaka w'amashuri usojwe nk'uku nguku, mu gihe twitegura undi twamaze no kubona itariki mwamaze gushyiraho, haba hakorwa iki? Mwakomeje ku bizamini bya leta, ese ni iki kiba kiri gukora? Hari byinshi biba bikorwa. Reka urugero naguha, ni programme yitwa Remedial. Ni ukuvuga ngo abana batashoboye gukora neza turabakusanyira ku mashuri tukabafasha kugira ngo ibyo batashoboye kwiga neza barebe ko babyiga muri iki kiruhuko, bakongera bagakorerwa assessment, twasanga byarashobotse bakazamuka no bakajya kwigana n'abandi barasanzwe bigana. Iyi programme ndetse usanga idufasha cyane kuko muri bya bindi nababwiye byagabanywe repetition iri muri programme, ishigiye kuri iyi programme, ku buryo twasanze yatangiye ireba gusa abana bo mu wa mbere wa kabiri wa gatatu, ariko ubu ngubu yarazamutse yari mu wa kane wa gatanu wa gatandatu, kubera ko twabonye kwitanga umusaruro. Aho kugira ngo tubikore mu kiruhuko gusa, tunabikora no muri za weekend no mu bindi biruhuko bitoye. Ariko mu kiruhuko gikuru nk'iki ngiki dutangiye niho dushyiramo imbaraga kurusha. Ubu rero iyo Remedial program yatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru, iyi cyumweru gishize. Iyo program iriho izakomeza kugeza igihe ibiruhuko birangiye. Hejuru y'ibyo ngibyo hari n'amahugurwa y'abarimu kugira ngo tubafashe kongera ubumenyi. Ibi rero izi programme twebwe iyo amashuri arangiye ntabwo tujya mu biruhuko, ahubwo dutangira za programme rero zo kugira ngo twitegure umwaka mushya w'amashuri, dufasha abanyeshuri batashoboye gutsinda cyangwa bagize ibindi bibazo, dushyireho programme yo guteza imbere abarimu, guhugura abarimu. Ibi rero nibyo bikorwa mu gihe turi mu biruhuko, abana bari mu biruhuko bikuru. Izi programme zigera ku bana bose mu gihugu? Programme zigera hose, ariko ntabwo zijya ku bana bose kuko ni abana bakeneye ubwo bufasha. Yego. Kuko ugaruye abana bose waba ugiye mu rindi shuri. Yego. Rero abana babikeneye nibo babona ubu bufasha. Mwatubwiye bizamini bya leta twarabibonye ko bimaze iminsi mike birangiye, byose igikurikiraho turakizi, habaho gukosora ibizamini, ariko noneho tugannye muri uyu mwaka tugiye gutangira, tugaragarije ko umwaka uzatangira tariki 7 z'ukwa 9. Umuntu yakwibaza ngo uyu mwaka uhishiye iki babandi bose twavuze, abanyeshuri, abarimu ndetse n'ababyeyi, ugereranyije n'umwaka ushize, niki abantu bakwitega? Ibintu byose dukora bigamije kuzamura ireme ry'uburezi. Yego. Iyo rero tubonye hari ahantu tudakora neza, turashakisha tukavuga niki cyakorwa kindi kugira ngo aho hantu tuhakosore. Nababwiye ibyo twabonye muri assessment ya LARS. Babwira iki kibazo cyo kumva abana biga ariko bagasoma ntibumve ibyo basomye. Ikibazo cy'imibare, ikibazo cya sciences. Uko dukora neza ariko urebye uko twakoraga mbere, ariko ntabwo turagera ku rugero tugomba kugeraho. Mwibuke Vision 2050 nyakubahwa Perezida yadushyiriyeho, irasaba yuko iterambere rishingira kuri knowledge, ku bumenyi. Ibi ntabwo dushobora kubigeraho tudafite population really educated, idafite ubumenyi. Ni ngombwa rero ko dushyira imbaraga nyinshi mu burezi. Nibyo dusaba kandi nibyo dukeneye gukora. Iyo rero turebye tugasanga hari ibintu bidakoze neza, tugomba guhaguruka nyine tukabihindura, tukabikora neza. Uburebye abarimu dufite muri primaire,
abarimu dufite muri primaire ni abarimu barangije TTC, the teacher training colleges, bafite indi bita ngo A2 cyangwa A2. Yego. Ni ukuvuga ngo ni kuri level ya secondary education. Bigaga imyaka 3 ngo no guhera mu wa 4 mu wa 6. Wa 4 wa 5 wa 6 imyaka 3. Bafite impamyabushobozi yo muri secondaire. Yego. Urebye rero ukareba ibindi bihugu, ari ibihugu duturanye, ari ibindi bihugu ku isi yose, usanga nabo barahereye nk'aho ngaho ariko bakagenda bazamura. Natwe rero tugomba kuzamura, tugaha imbaraga, tugaha mu bumenyi abarimu bacu kuko nibo badufasha kwigisha abanyeshuri. Rero turebye ibyo dukeneye tukareba Vision 2050, ntabwo dushobora kuyigeraho turi kuri iyo level y'abarimu. Ni ngombwa rero ko duhindura iyo policy, tugashaka abarimu bagenewe kugira ngo batugeze ku rugero twifuza. Muri policy rero tuzazamura icyiciro cy'abarimu bigisha muri primaire kugira ngo mu gihe over the long haul aba barimu bazabe bafite impamyabushobozi igera kuri ya kaminuza, ari iriya bita bachelor cyangwa se licence Licence. France. Ariko ibyo tuzabikora mu byiciro bibiri. Yego. Icyiciro cya mbere tuzahera kuri abafite A2 tubajyane kuri A1. Ni ukuvuga ngo tukure kuri diplome ya secondary tujyane kuri diplome ya university imyaka 2. Imyaka 2 iyo bita A1. A1, yeah. So icyo rero ni phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndetse kizava kuri A1 kigiye kuri A0 cyangwa se the bachelor degree. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Imyaka 5 ya mbere tuzava kuri A2 tujye kuri A1, indi myaka 5 ikurikiyeho tuve kuri A1 tujye kuri A0. Umuntu yakwibaza ati se kuki mutabikorera rimwe? Yego. Ubikoreye rimwe twabura abarimu. Kuko ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ntabwo twaba dufite abarimu basohoka. Ariko ibi ngibi bizatuma tukomeza kubona abarimu uko tugenda progressinga muri objective. Abana rero bazatangira TTC uyu mwaka utangiye bazakora imyaka 5 mbere ko bigisha. No kuvuga ngo bazanyigiza bafite no kuvuga ngo umwana urangije umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye akaba ajyanywe muri TTC azagenda yiteguye kwiga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe. Yego ni ibyo ngibyo. Ariko nashaka ko dukosora iryo jambo akajyanwa kuko ajya yabisabye. Agaba yifuza gukora kwiga TTC azamara imyaka 5 mbere yuko ajya kwigisha. Ariko muri iyo myaka 5 nawe azasohoka afite A1 afite diploma ya university, ntabwo azasohoka afite A2. Yego. Ibyo ngira ngo babyumvikane aho ngaho. Kandi abanyeshuri kubera ko babisabye iyi policy itaratangazwa, tuzakorana na NESA ku buryo niba hari umwana wayisabye izimpinduka kumva ati ntabwo ngibishaka kubikora ashobora kubihindura. Niba hari undi wumvise ati izimpinduka neza cyane kanange ngemo atari yasabye TTC, nawe tuzamufungurira kugira ngo yongereho TTC ayisabe nawe agira ayo mahirwe yo kuyikora aho ngaho. Nawe icyo nshaka gushimangiraho nuko abarimu bari basanzwe bigisha bafite A2 ntibumve yuko kuri bo hari ikigiye guhinduka wabura akazi cyangwa iki. Oya, bazakomeza bigishe, ahubwo nabo tuzashyiraho programme zo kubafasha kugira ngo nabo bazamure ubumenyi bwabo. Ikigamijwe aha ngaha ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ni ugukorana n'abarimu n'aba head teachers kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, tubongere ubushobozi kugira ngo batange nabo bagire icyo batanga kijyanye n'ibyo ngibyo. Iyi rero ni policy ihindutse tugiye gushyiraho, ikaba izashyira u Rwanda ku rugero kuri level ya international mu byerekeye abarimu tuzaba dufite batwigishiriza abana. Nibwo buryo tuzaha abana bacu uburezi bakwiriye. Icyo umuntu ahita yibaza aho ngaho wenda ngira ngo waratubwiye policy ya mbere ndaturajya no ku zindi mpinduka zishobora kuba zihari. Umuntu yakwibaza ku ruhande rw'amashuri, ntabwo ari ibintu bihita biba automatic. Amashuri ariteguye ku buryo ubwo bumenyi azabutanga
cyangwa se zahindukana n'izi mpinduka nk'ishuri ryari rimenyereye rimaze imyaka myinshi rirangiriza kuri A2 amashuri mwarayaganirije ku buryo yiteguye kuba azatanga ubumenyi ntihazagire igipfiramo hagati? nta kizapfiramo. Amashuri ngira ngo uravuga TTC, yego, Teacher Training Colleges yose arabizi, yego, kandi dukomeza gukorana nabo. Impinduka ntabwo ari umubare w'imyaka gusa, biravuga ngo n'ibyo biga n'uburyo babyigishwa nabyo birahinduka. Urarebera programme kuri iyo myaka 5, ubundi biga imyaka 3. Muri iyo myaka 3 ukabaha ubumenyi ukanabigisha no kwigisha, kandi ukagomba kubihuriza mu myaka 3. Ubu ngubu programme iragenwa ku myaka 5, bivuga ngo icyo ubumenyi ubongereza, igihe ubongereza ubwo bumenyi, pedagogical skills ubaha, uburyo uziha, byose biragenda bihinduka. Iyi programme irakorerwa over 5 years. Nubwo imyaka 3 aba ari secondaire, imyaka 2 ari university, ariko ubirebera muri rusange muri iyo myaka 5. Yego. Rero impinduka mu byo biga, ama TTC bari muri ibyo biganiro, University of Rwanda College of Education nayo yari muri ibyo biganiro, kugira ngo ibi byose tubihuze. Ndetse n'andi mashuri ya kaminuza afite programme y'ubumenyi cyangwa kwigisha ubwarimu, nayo tuzayegera kugira ngo iyi programme ikorerwe hamwe kuri bose. Iyi programme rero izagenda yinjizwa mu buryo buri progressive. Abana batangiye TTC uyu mwaka w'amashuri ugiye gutangira nibo batangiranye n'iyo programme. Yego. Abari mu wa 2 cyangwa wa 3 bagiye bazarangiza umwaka uza, bo bazakomeza muri iyo programme yari isanzwe. Bazarangiza ari A2 bagiye no kwigisha, n'abakurikiye barangiza A2 bagiye kwigisha. Babandi batangiye uyu mwaka rero bagere muri wa mwaka wa 3, bo bakomeze ya myaka 2 yindi, imyaka 5. Yes. Ngira ngo ni gahunda wenda tuzakomeza no kugenda tuganiraho. Ubwo abarafite inzozi zo kwiga TTC, hari icyo bibabwiye gutangira kwitegura psychologically, ariko mwari mutubwiye ngo iyo niyo mpinduka ya mbere, ni nkaho hari n'izindi. Hari izindi, ariko ngira ngo nk'uko twavuze tugenda tureba icyo twakosora, icyo twakongeraho n'iki tukacyongeraho. Byose ntabwo ari ibintu bikorwa ngo ndazi ko abantu bakunze kuvuga ati hari impinduka nyinshi, ariko imwe igenda yongera ku yindi. Ntabwo ari ikintu kiri isolated ngo upfa gukora gusa, ahubwo ni ukwibaza icyo kintu kije gukemura ikibazo ki. Ahangaha nababwiye ibyo kongeza ubumenyi bw'abarimu, ngira ngo ibyo birasobanutse impamvu wabikora. Kuko abarimu nibiga neza bakiga ibihagije, bazashobora gufasha abana nabo bige neza. Kandi uretse n'abangaba batangiye, abo twavugaga batangiye bakomeje amashuri, n'abarimu bariho barigisha ubu ngubu nabo turabagenda kubafasha kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere kandi bongere ubumenyi, noneho two kurindira imyaka 5 mbere yuko abana bakomeza kwiga neza, kuko ibyo ngibyo ni it's key, nicyo dushaka kugeraho. Icya kabiri, twarebye umunsi w'ishuri. Urebye ukuntu abana biga, abana batangira ishuri mu gitondo kare, bakaza bakicara mu ishuri kubera saa 2 rwose, bakageza saa 11 bakicaye, byitwa ko bariho bariga. Ariko ubushakashatsi buratwereka yuko iyo umwana yatangiye saa 2 n'igice, iyo agejeje saa 9 n'igice cyangwa saa 9, kwiga kwe biragabanuka. Concentration ye, absorption ye, ibintu byo kugira ngo abyumve biragabanuka cyane. Ugasanga rero ugasanga nayo masaha nyuma saa 6 arimo ariga n'amasomo navuga ngo asaba gutekereza cyane. Icyo yakwiga cyose yicaye gusa mu ishuri wari ariga, ibyo ukwiga kwe kose kuramanuka. Ugarebye rero nta nubwo bihuye na competence based curriculum, uburyo bwo kwigisha turiho turakoresha ubu ngubu mu Rwanda. Rero dushaka kugira ngo duhuze competence based curriculum n'uburyo turiho turakora n'umunsi tumara ku ishuri. Bivuze iki rero? Bivuze ko abana bazagenda bakicara mu ishuri bakiga nk'uko bari basanzwe biga. Bageza saa 9 n'igice, kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11
bakajya mu byo twita co-curricular. Co-curricular rero ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri. Reka mbahe urugero, Minisita. Urugero nabaha tuvuge ko wiga Icyongereza. Yego. Iyo uri wicaye mu ishuri barakubwira ngo grammar, bakubwira grammar, bakakubwira vocabulary, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga. Co-curricular ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club, cyangwa ukajya muri poetry club, cyangwa ukajya muri journalism club. Ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho. Ubundi nibyo competence based curriculum iteganya, ariko ntabwo twabikoraga. Rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize. Urundi rugero naguha, tuvuge ibintu by'umuco w'Ikinyarwanda. Abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'Ikinyarwanda harimo kubyina, harimo gusakuza, harimo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo bari barabikora. Ni ukwiga ikibonezamvugo hari akaba bizi neza, ariko nta hantu arabikorera. Nta hantu arabikora. Muri co-curricular rero azabikora. Wajya muri ibintu bya ICT, hari ibyo wiga, ariko muri co-curricular ukajya noneho muri programming club, ukajya muri computer club. Hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya, ugashimangira bya bindi wize muri classroom. Ntabwo byongeye ku byo wiga, ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo usanzwe wiga. Rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka, ariko uburyo babyigamo birahinduka. Niyo co-curricular rero navugaga. So abana rero kuva saa 9:30 kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity. Rero ubu REB na RTB guhera iki cyumweru bazaba bakorana n'abadose n'abakuru b'amashuri kugira ngo babishyire muri curriculum, babiyigishe uburyo bazabishyira. Ni nabyo umuntu yahita yibaza muri bimwe twagiye tubona mu burezi, ni ibyumba by'amashuri bihora binongerwa. Umuntu akibaza ngo hari uburyo buhari cyangwa se n'ubuhe buryo buzakoreshwa kugira ngo iyo co-curricular ibe kandi izo activities zibe ariko zikorewe muri premises mu bigo bidasabye ubundi bushobozi cyangwa se ubushobozi buzubakwa n'amashuri. Ahanini nta bundi bushobozi bukenewe. Fata urugero rw'ibyo nababwiye. Niba ugiye kugira debate club, urakoresha hahandi hari asanzwe ku ishuri. Igitandukanye ntabwo wicaye gusa mwarimu ari imbere, ahubwo ni wowe uri urakora, ni wowe urakora izo activities. Tuvuze n'ibintu bya sport, kuko ni ngombwa ko na sport ibamo. Hari sport wiga, ariko noneho muri co-curricular urayishyira, uragira ugakina umupira, ugakina karate, hari ibintu byinshi ushobora gukora. Rero hari aho usanga nk'ishuri rishobora kuba afite aho ikigo cy'umupira bashobora gukiniraho, ni byiza bakinira aho ngaho. Hari irindi shuri rishobora kuba ritahafite, ariko siporo ntabwo ari umupira gusa, hari ibindi ushobora gukora. Ibi ngibi bizafasha rwose mu buryo abana biga. So icyo rero, icyo cy'uwo munsi twongeye na bwa bushobozi bw'abarimu bizatuma abana biga neza kurushaho. Ndetse muri iyo mpinduka nakongeraho nuko on Friday abana bazajya bataha saa 9:30. Niba batahe saa 9:30, abarimu noneho bakore ya continuous professional development yabo, CPD yabo bayikore on Friday kuva saa 9:30 kugeza saa 11. Impamvu twabikoze gutyo nuko abarimu bakeneye kujya muri iyi training, bagafocusinga kuri training. Ntabwo bashobora kubikora abana bari ku ishuri. Iyo ubungubu niko babikora abana bari ku ishuri, ariko icyo batubwiye nuko hari igihe batajya kubikora kubera ko batinya gusiga abana ari bonyine, cyangwa ugasanga hari usigaye kugira ngo arebe abana, we ntajye muri izi training. Rero dushaka kugira ngo uwo bagenera umwanya wabo wihariye, kandi abana nabo bamaze kujya mu rugo, abana bagiye mu rugo muri iyo Friday. Rero ibi ni buryo tuvuga ngo turebere hamwe uko kwa organiza umunsi w'ishuri, tugafasha abarimu, tugafasha n'abanyeshuri
kugira ngo tubone umusaruro uhagije mu byo twigisha abana, tuzamure ireme. So ibyo bintu rero navuze uko ari bibiri nicyo bigamije. Ariko ntabwo ariho tugarukira kuri ibi ngibi turiho turashaka kongeraho muri uyu mwaka w'ishuri uzatangira mu kwa 9. Ikindi ni uburyo ishuri rikora cyangwa ibyo nakwita operation. Nk'uko mubizi ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta. Leta iha ishuri amafaranga. Amashuri, ndavuga amashuri ya leta, nayo dufatanyije mu masezerano n'abo dukorana. Ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha, ibyo bita capitation grant. Hanyuma hakaba n'amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding. Igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi. So ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora. Ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga, tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye. Ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa. Twagiye tubibona rwose bagaragaza ko ubwo bufasha bwatangiye mu myaka ishize, ariko muri iyo myaka ubuzima bwarahindutse rwose. Rero muri uyu mwaka uri imbere, ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure n'aho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusaniye amafaranga yari muri capitation grant leta yahaga amashuri, aziyongera kuri pursa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko haziza, ariko ntabwo buri shuri ryose rizabonamwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Amafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyira imbaraga mu burezi, kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi. Ababyeyi bahise bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera. Ese uziyongera ku kihe kigero? Ese n'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute, ariko umubyeyi wese ashyira agatima ati ubwo tuzongera hangana ate? Birumvikana rwose. Ni ikibazo bahita bibaza rwose. Birumvikana. Ababyeyi ubundi bafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2,000. Ni 2,000 by'Abanyarwanda. Yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha, ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000. Nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana bari muri boarding school, ubundi batangaga 85,000. Ubu bazatanga 110,000. Iyi mibare rero ntabwo twayihimbye. Yego. Ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index. Rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka, ibiciro ku isoko uko byagiye bihinduka buri mwaka. Ahubwo nko muri boarding school iyo ukoreye iyo mibare byari kuba menshi kurusha 120,000. Ariko ko yari asanzwe ari menshi, turavuga ngo leta izafasha kugira ngo atarenga ku 110,000. Ariko nuko nguko bihagaze. Rero ibyo byo kuzamuka
ku musanzu w'ababyeyi na capitation grant bizatangira mu kwa mbere. Impamvu twabishyize mu kwa mbere ni ukugira ngo abantu bagire umwanya uhagije wo kwitegura, kandi natwe tubone umwanya wo kubiganira no kubibaganiriza, kuko ubundi twari kubishyira mu kwa 9 ejo bundi mu kwezi kumwe, kandi ababyeyi bamaze no kwitegura ibikenerwa kugira ngo umwaka uzatangire bose. Rero ubwo ibyo ngibyo bizashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere aho ngaho. Ibyo bintu bitatu rero turacyakubizaho imbaraga amashuri, noneho agakora neza kurusha. Icyanyuma ni ikibazo dukomeje guhangana nacyo, cyane cyane amashuri akomeje guhangana nacyo, cyerekeye discipline, imyitwarire mu mashuri. Imyitwarire iri mu mashuri imeze nabi se? Iracumbagira. Ntabwo ari hose, ntabwo ari bose, ariko hari imyitwarire mibi twagiye tubona. Rero iyo tuvuze ishuri rigomba kuba ari ahantu hafite environment umwana ashobora kwigiramo. Ntabwo iyo environment ishoboka hari indiscipline. Nta n'umuntu akura uburere n'uburezi cyarimo. Uburere n'uburezi rwose. Ntabwo rero bishoboka mu gihe tudashyize imbaraga muri discipline ku ishuri. Ngira ngo mwabonye ko hirya no hino, ntabwo ari no mu mashuri gusa, ariko muri society at large hari ikibazo cy'inzoga no gusinda, ibiyobyabwenge, ama drugs. Yego. Ku ishuri naho hari bamwe na bamwe bagenda babizanamo. Ntabwo ari icyorezo ngo kigeze, ariko hariho byagaragaye. Mu banyeshuri, mu barimu, mu banyeshuri, mu barimu no mu barimu bamwe na bamwe. Rero ishuri rigomba kuba icyo nakwita alcohol and drug free zone. Ahantu hatarangwa inzoga n'ibiyobyabwenge na biki. In essence ni ukuvuga ngo dushaka ko ari zero tolerance, ntabwo bigomba kuhagaragara. Rero uzabifatana ku ishuri, yaba umunyeshuri, yaba umwarimu, yaba umudiregiteri, yaba umukozi wo mu gikoni, umuntu wese uzabifatanwa ku ishuri azahita yirukanwa burundu. Azahita yirukanwa. Abanyeshuri kuko tugomba kubafasha abana, tuzakorana na local government tubafashirize mu zindi programme hanze y'ishuri, apana mu ishuri, kuko ishuri ntabwo ari ahantu wakorera ibyo bintu. Rero nagira ngo tubyumvikaneho twese, inzoga, ibiyobyabwenge ntabwo bishobora kugaragara ku ishuri na gato, ntabwo bizihangarirwa. Uzabizana wese azahita yirukanwa ako kanya. Rero ni muri ya effort yo kugira ngo tuzane discipline ku ishuri. Urundi rugero naguha ni nk'abana baza ku ishuri bakarwana bagakomeretsa abandi. Ugasanga umwana bararwanye, arakomeretse, agiye kwa muganga, ashobora no kujya mu bitaro. Uretse n'ibyo, hari n'abana bakubise abarimu. Twagiye tubyumva. Bakubita abarimu. Ibintu byo kuzana urugomo ku ishuri rwo kurwana, rwo gukubita abarimu, ntabwo bishobora kwihanganirwa. Uwo mwana azahita yirukanwa, nawe afashirizwe mu zindi programme hanze y'ishuri. Twagiye tubona ariko n'abarimu nabo bagagiye bagaragaraho gukubita abana mu buryo rwose bubi cyane. Rwose ibyo byo nabo nuko. Discipline ni ku muntu wese. Ku muntu wese, ntabwo ari ku bana gusa, ariko ni ku muntu wese. Ariko mu by'ukuri umwarimu n'umuyobozi w'ishuri n'ababyeyi ku ishuri. N'ababyeyi ku ishuri. Abana bagomba kumva yuko abo bantu ari ababyeyi ku ishuri. Yego. Bakabubaha. Ntabwo twatoza abanyeshuri kujya baza ku ishuri ngo bahangane n'abarimu ngo tubyemere, kuko abo bantu bazajya no mu rugo batangiye gukubita ababyeyi. Ntabwo ari ibintu twakwemera. Rero bagomba kububaha, ariko nabo bagomba nyine kwitwara nk'ababyeyi. Ibyo rero ni ukugira ngo byose bikorwe, iyo discipline iba ihari kandi tuyishimangireho. Urugero rwa nyuma natanga aho discipline igomba gukaza, n'abana bakopeza
ugasanga ibyo gucitinga. Abo bana ndetse hari abo twabonye muri ibi bizamini bya leta bo noneho bakoresha n'amatelefone, amatelefone batari bakwiye kuba bazanye no ku ishuri. Aho ngaho tuributsa ababyeyi, tukibutsa abayobozi b'amashuri kugira ngo bakangurire abana banabibutse yuko kuzana telefone ku ishuri bitemewe, bisiga mu rugo. Icyo ni icya mbere. Ariko noneho ibi byo gukopera no gukopeza, ubu ngubu iyo ufashwe ubona 0 muri icyo kizamini. Niko byari bisanzwe kandi niko bizakorwa, ahubwo tugomba gukaza kugira ngo koko uwo muco tuwuce. Ntihagire unyumva nabi ngo ugire ngo yenda gukopera birakabije cyane mu mashuri. Ubwo ni nacyo nashaka kubaza, haba hari case zagaragaye nko muri ikizamini cya leta, ibizamini bya leta bisojwe abakopeje abakopeye, ni case harimo case zagaragaye, ariko hari ibintu hari ibintu rwose ugomba guhaguruka ukarwanya, niyo byaba ari ikintu kimwe gusa, niyo yaba ari case imwe, niyo ari case cyane, kuko nuko zongera ifo kuzikuraho burundu. Nicyo mbivugiye, nicyo tuma mvuga ko ntagire unyumva nawe ngo hari icyorezo cyabyo, ariko niyo haba ari case imwe cyangwa ebyiri ni nyinshi, yego ugomba kuzikuraho. Iyo rero ni cases za indiscipline navugaga, tuzahagurukira kugira ngo tuzikure mu mashuri, kuko ibyo dukora byose kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi hatarimo discipline ntabwo bizakunda. So ibyo bintu bine rero nkuko nabivuze nibyo duteganya gukora muri uyu mwaka w'amashuri utangiye, byubakira ku bindi byose byakozwe mbere, kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi, hanyuma duhe abana bacu amahirwe yo kugira ngo biteze imbere, banateza imbere igihugu. Twibutsa abadukurikiye ko turimo tuganira na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Twagarutse ku ishusho y'umwaka w'amashuri ushize 2025-2026, ibikorwa birimo bikorwa muri iki gihe twita ikiruhuko, ariko n'impinduka zizagaragara muri mwaka w'amashuri ugiye gutangira mu kwezi, hafi mu kwezi kumwe, mu kwezi kwa 9 tariki ya 7. Mwumvise ko amashuri yigisha uburezi amwe azwi nka TTC azava ku myaka 3 yari isanzwe yigishirizwamo abo bazavamo abarezi, ikajya ku myaka 5, izanakomeza no mu yindi myaka 5 iri imbere. Hari kandi icyo guhindura imyigishirize, abana bakagira isaha imwe n'igice yo kutaba mu ishuri bakurikiye mwarimu, ahubwo bakajya mu bumenyi ngiro, niko nabyita, y'amashuri bize, y'amasomo bize, bakagira uburyo bwo kuyashyira muri practice cyangwa se mu mikoro no mu bumenyi ngiro. Ikindi nyakubahwa Minisitiri agarutseho ni ikijyanye n'ubufasha leta isanzwe iha amashuri, buziyongera ku kigero cya 60%, ariko kandi ko n'umusanzu ababyeyi barasanzwe batanga nawo hari pourcentage ntoya iziyongeraho. Twari tugeze ku bijyanye n'imyifatire ndetse na discipline byagiye bigaragara, ariko bigiye gushyirwamo imbaraga. Minisita, hari icyo umuntu ashobora kumugira abafatanyabikorwa benshi mu burezi. Hari ababyeyi cyane cyane, hari abanyeshuri, ibi byose biba bireba. Nko kuri izi mpinduka, buri mpinduka mwagiye mutubwira, murabasaba iki? Ni bande bibanze mwumva mwagenera ubutumwa kugira ngo muzatangire izi gahunda ntawe usigaye inyuma? Urakoze. Nk'uko bivuze, uburezi ntabwo ari ubwa Minisiteri y'Uburezi yonyine, si ubw'abarimu bonyine. Iyo urebye abana bari mu ishuri ubu ngubu bari ku mubare urenze ibice 34% by'Abanyarwanda. Urumva ko hari Abanyarwanda benshi abari mu mashuri guhera muri nursery kugera muri kaminuza, hose. Ibyo rero benshi, icyo bivuze ni ukuvuga ngo nta Munyarwanda udafite uruhare mu mashuri. Yego. Rero ubu butumwa tuvuga bureba abantu bose, ariko reka mbere ku babyeyi. Ababyeyi ubu ngubu abana bari mu biruhuko, ni opportunity yo kugira ngo babaganirize, bababwire iki kibazo cya discipline.
bababwire ububi bw'ibi tuvuga bya drugs na alcohol, babumvishe ko ibi bintu bakwiye kubyirinda, bababwire uko bakwiye kwita ku mashuri yabo kuko ni inyungu yabo, ntabwo ari inyungu y'undi muntu, ni yabo bwite. Babibabwira, babibasobanurire, ngira ngo ababyeyi babikoze bizadufasha kandi bifasha abana twese dushaka kurerera u Rwanda. Rero ngira ngo ababyeyi mu by'ukuri ni bamwe mu bo tugomba kuganiriza cyane kugira ngo badufashe muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi. Ikindi, uruhare rw'ababyeyi cyane cyane contribution yabo, turasaba ababyeyi kugira ngo bayitange, kuko urebye nk'umusanzu batangaga muri pre-primary na primary wawundi wa 950, purusa 60 nibo bayitangaga gusa. Ni ukuvuga ngo hari abandi 40% batajyaga batanga bya bihumbi 9. Wagera muri secondaire bikarushaho, ngira ngo abatangaga bakabaga 50, igice cya kabiri abandi batange. Ikibazo cyo kudatanga umusanzu w'ababyeyi bituma ishuri ridakora neza, abana rero bagahombera muri ibyo ngibyo. Ndabizi yuko